Amujambo. Amujambo. Musa. Mama, numutini captain. Numutini captain. Ni captain. Nawe uri captain. Okay. Kwako hani hanini. Hatagiye ba captain benshi. Ariko nyene general none. Ni general. Wahani. Kandi ni ibiribwa bibasha kugera mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Tumenye ko amafi yamaze kwambuka amafi yo mu Rwanda amafi bitandukanye. Abyibuze akarwa k'abakobwa ubundi wumvise wowe. Ari abakobwa. No mu cy'amakunda abakobwa. Mateka y'ubwiyasebwe gashingiye ku mateka y'u Rwanda. Batugira ko umukobwa watwaraga inda mbere yuko ashyingirwa. Yes. Yabaga ababaje umuryango bikaba nkaho bamufashe nk'ikirumbo. Bakabagenda bakamutereka kuri ako Karwanda bajyanaho bakamushyiraho umukongomani kwa akunda umugore w'umunyarwanda yarataga amurekipera akavuga ati urakaza neza mwamikazi wanjye. Komeze neza uri wose mu bice bigiye bitandukanye Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru. Of course nitwa Ceketu Ishyaka Manage mugado kina n'abana ukina n'abanyina. Mumeze mute aho mudukurikira mu bice bigiye bitandukanye aho muri mudukurikirana muri ya misozi igize u Rwanda rwa Gasabo, u Rwanda rw'imisozi igihumbi. Mumeze mute abarundi, mumeze mute aba diaspora, mumeze mute mwese mudukurikira bamaze gukora subscribe kuri Kigali News 250. Aka kanya ahangaha mpagaze nk'uko mubibona turi mu karere ka Rubavu, twagiye muri visit tembera umujyi wa Rubavu, twatembera hagiye hatandukanye. Ndi kumwe na Lucky promoter n'umupromota arazwi cyane muri showbiz nyarwanda, azi byinshi. Bigeze Thomas Na mahoro. Ni waneza. Ibintu nyuko. Seko naje gisenye ku mazi muri visit Rubavu. Abadukujya mu mahanga mwese cameraman arabereka bose tugiye kuva hano tujya ku mazi. Cyangwa ngo tubereka ntiricara kuri koje bank ngo babone ko nyihagaze iruhande. Ni umufungo ndi mu mugongo. Bagomba ariko uramamaje bazatwishyure natwe bajya baduhamagara dutijyane nabo. Akarere ka Rubavu. Abantu b'i Rubavu ndabasuhuje, abashuti bahari ari mu bice bigiye bitandukanye. Ishyaka manager. Udakina n'abana cyane abandi. Kina n'abanyi. Ni banyira kuri banyina. Banyina. Babakecuru apana abana n'abanyibu. Ariko abanyamakuru bagenzi bacu kuki mudakomeza gukora ubukanguramaga bwo kubwira abantu bose ko bakina n'abanyina ntibakine n'abana nyamuntu. Niyo mpamvu usanga abana mukanabazamo n'abana mukanabazamo abadamu bahetse abana. Urumva abana bangana nabo. Abantu umwana w'imyaka 17 ahetse umwana w'imyaka 2. Mitwarate n'ibiti bimuranga. Turacyabiri Rubavu. Turimo turagenda tubona agera ku muntu wambaye imisika wenda urashobora abafasha. Turabizi yuko mu minsi yashize cyangwa mu bihe byashize twabona imyambaro idakwiye umukobwa ko idakwiye kwambarwa, ariko nanone tukareba kugira ngo umuntu yambare uko ashaka, ariko uburenganzira tugereranye ya fashion. Fashion ni ikintu ukora wateguye kandi ukagikora ugifiringa uri fieri yacyo, uri fieri yacyo ku buryo nta muntu ushobora kujyaza ibintu uri gukora. Ureba abana b'abakobwa bambaye neza, umwe yambaye umufuka ku kuguru kumwe, undi akambara umufuka ku kundi ahantu hose. Urabona yuko isa difference kandi ukabona yuko bambaye note mu mugenda mu begera bataragera mu rugo. Banza babwire ko muri visit tuvuga France. Abantu mudakurikiye muri cyo yatandukanye bari kuvuga France. Ni uzi Faransa ni Cyongereza. Abakongomani mu mezero niba twemera amakuru nta kibazo. Bari kwirya bavugisha bakajya batubudabuda. Ariko ntacyo niyo bataduha amakuru ibintu byose twabibonye. Hasi yambaye neza cyane, nimba ari sogisi, nimba ari sogisi. Lucky murumvikane neza, yewe mu Cyongereza n'igiswahili. Hamujambo. Sasa. Hamujambo. Hello. Jambo.
Kamusisa. Tuko ba journaliste. Bageze ku mazi. Amazi atangira mu Kivu. Ayo amazi ngo neza. Aya n'amazi atangira mu Kivu. Iyo urebye aya mazi so murashaka kwibaza ngo Nyabarongo isagute n'amazi y'Ikivu asagute abadasa neza ariko ugeze mu Kivu hagati ubona ni amazi magari manini cyane abasha gukora mu bice bitandukanye so ku buryo ari n'amazi akora ku baturanyi ba Kongo so wareba hanava hano mu Rwanda akarenga kaminuka kagera hari aya mazi naza kujya muri ari amazi ndabona mu biravanga bigasukuni ariko aratandukanye amazi ya Nyabarongo nayo Kivu aratandukanye nibyo cyakubwira ndikubwira aya mazi ahantu ava akamena muri uyu mugezi akamena muri iki kiyaga cy'Ikivu sorry kini kiyaga kuko ni ureba kino kiyaga iyo urebye gutya urabona ko amazi n'urwererane okay akora ibikorwa byinshi ahava gazi metani hano niho hava gazi metani hano niho hareberwa amafi yose agaburira igihugu urashaka kujya mu bwato nangahe yo kureba nazira gaze zose nangahe mutaduheza amafaranga make cyane ngiye kubatwara 15000 ifite engine ndanywa essence 8,000 batembereze abanyakigali muri abasirimu mu mufti nta covid wabo wabakire turimo turihangira ubuzima nta kintu dufite ahubwo nangize kujya kudoba ati ni mwana batembeza agashot trip ka kibiri man hari umuntu ushobora kwibaza ngo hano hantu wenda niho barorera turimo turana kwamamariza n'uzo bakakubona man ubone nako Kadafi ku rugomero rw'amashanyarazi rwose ubone nako akatwishyura ahubwo ku bakobwa ngo abakobwa ni hari akarakarwa mu kubona reka nkubwire reka kubita kibiri n'ikiganiro turashaka nomero zawe nushaka kuzivuga wowe gushaka natwe turimo turashaka ubuzima nimba ari shuwa nandi kumubaza nki abyibuze akarwa k'abakobwa ubundi wumvise wowe ari abakobwa no mu bakunda abakobwa amateka y'ubwiyasebwe dushingiye ku mateka y'u Rwanda batubwira ko umukobwa watwaraga inda mbere yuko ashyingirwa yabaga ababaje umuryango bikaba nkaho bamufashe nk'ikirumbo bakabagenda bakamutereka kuri ako Karwanda bajyanaho bakamushyiraho umukongomani kwa akunda umugore w'umunyarwanda yarataga amurekipera akavuga ati urakaza mwamikazi wanjye bakuguhereza agaciro n'umugore mwiza uyu mupapa avuze neza nimba ari umupapa cyangwa ari umusore akoma nomero tuzazibanye nomero zawe ubukene zaguhamagaje zanga umutemereze mu bwati nomero zawe ni 078 078 353 uzagushaka azagusanga kuri Noah Boat Public Beach aho ngaho ubwato bwanjye ni Noah Boat tugendeye ku byo Noah yakoze Public Beach kageze kwa Noah najye kumaza akabazo kamwe kafite ariko ntabwo agiye kutujyana ku karwa k'abakobwa nimba wemeye tubwire ubwato tujyemo muzembere cy'ubwato bereke n'ahantu biba byabereye turacyaje salamu musaza mwana mwiza gereye amahoro mana ushobora kwibaza uri hanze abari muri Canada kamera ndege babonye hejuru bari indege ishinzwe gufotora ibiri mu mazi ahangaha bari mu marine ingabo zacu bazize mu mazi ibyo ari byo byose ushobora kwibaza yuko atari igihugu cyo gutemberwa ariko ni igihugu cy'umutekano niyo mpamvu turimo turabereka ko urumva turimo turabeka Igisenyi urumva n'abadukurikiye umutekano aba ari force u Rwanda rufite umutekano uhagije ijana yaba hasi yaba hejuru niyo mpamvu tuvuga ngo turatera ntabwo duterwa niyo mpamvu tuvuga ngo abari hanze bikumva yuko igihugu cyacu atari igihugu cyo gutemberwa basaba kubajyana muri transit center ahantu bita Nyabushongo abatarafatwa nabo baba bagenda bahunganya umutekano gake gake ntabwo ko byashize burundu ntitwatwana nk'umuntu mukuru kuri bo ibyo ari byo byose ashobora kuba ari batoya kuri wowe ariko nk'umuntu mukuru kuri wowe so niyo nama ubasha kugira abana muhura nabo bamubona batabasha kuba cyambere n'aba yambere nabaha kuko n'abana ubona bakiri mu myaka 15 n'abana ubona bakiri mu myaka 15 13 14 yego basaba abo bana bagira inama basubira mu mashuri bakareba uburyo barangiza amashuri yabo bagasubira mu miryango yabo ubundi ubuzima bugakomeza ntabwo umwana yananirana ari ku ntebe y'ishuri basubire ku mashuri bajye mu muryango
mbese bameze kamwe babe bana beza babereye ese umuryango ubona wenda umuryango ubona ikibazo cy'abo bana biterwa n'imiryango yabo cyangwa biterwa n'ubuyobozi wenda butabasha gushyiramo imbaraga kugira ngo ibintu byabo bikemuke? akenshi na kenshi biterwa n'imiryango ubusinzi muri famiye ugasanga umusaza ni umusinzi cyangwa se mama wabo ni umusinzi ugasanga ubwumvikane ntibuhari intambara za buri munsi nk'uko wumva ngo zirara zishya yego umwana rero agahita afata umwanzuro wo kwigira mu mihanda turi urubyiruko ariko nanone tukibaza tuti ese ko ubuzima bwa hano tubona ko ari ubuzima busaba amafaranga ari ubuzima busaba kugira ngo ushakishe kugira ngo ubeho ukibaza uti nk'umwana nk'uwo nguwo ibyo ari byo byose arashakishiriza hehe arabasha gukora iki? Ntabwo ari bujye mu kivu mu bwato kugira ngo abashe gutwara abantu, ntabwo ari bubashe kujya guhinga kubera ko hano ntabwo bahinga. Nabonye hano wenda imirima ni mikeya ugereranyije yandi y'ibirunga hari amabuye yayandi. Inama ya mbere nabagira ingenzi nuko umwana leta nk'ufite ugira ntabwo umwana nk'uwo yemerewe gukora imirimo ivunanye, agomba kujya ishuri akiga azarangiza amashuri ye zarageze mu wa gatandatu mu kurangiza azaba ari no gukura. Ariko hano hatujyanye ni kure nawe umusa terega mani buranywa mashini iranywa ni nka moto ni nka moto nayo nyine ni gutyo babera ubukwe. So ise hari umuntu ushaka kwibaza ngo ese kubera iki umuntu uje gukorera ubukwe hano bro? Ibi ni ibintu byiza, so urabona ko ari ibintu byiza sibyo? Ni ibintu byiza cyane. Ushaka kwibaza ngo kubera iki ahantu hameze gutya kuza gukorera ubukwe ku mazi. Twabonye bayakamwa n'aba Isa New Boy baza gukorera ubukwe aha bari ku mazi. Ariko ni Isa New Boy yakoze ubukwe, turashimira umuvandimwe bana ntabyangode yago foringi bamukoresheje ubukwe ku mazi. Suweje basiga mwita ngo suweje ariko bamuriho ariko rero tumwibutse yuko ibintu byo nawe ko ya numero ukoreshaga rafe ejye yishyira umuntu aguhamagara tubone ko gana zimeze. So abakurikiye Kigali News 50 turatabatembereza umujyi Public Beach, ni kuri public y'abakobwa bagira gute b'indani uko twabivuganye ahantu ho gusohokera asanga mu mwumva numva kabisobanura fresh. Ni public nyine ahantu hasohokera, ahantu ha rusange ho kuza kurelaxinga mu mutwe kumara stress. Hano umuntu yemerewe kuzamba koshaka ubona akambara umukobwa yakwambara bikini, umusore yagatuza rwose yagashyira hanze akigaragaza jima akayigaragaza. Tugiye kujya ku mazi. So kamera bagenda bereka hariya bereke Visit Rwanda, buri tembera Rwanda, buri kimwe cyose kiba gihari. Umusaza uratinya no mu kazi gati akira salama wangu. Icyambere ni amakuru n'umbwire ikintu cyambere ni amakuru. Yes, twageze Public Beach uko mubibona. Public Beach icyambere ni amakuru. Salama sekretari gituma hano hose zarakorerwa. Umugabo udakira n'abana cyane abantu. Ariko nkubona ukuntu bushwanyaguza hariya. Nagaruka mbere mbonye none. Kandi ni aguze umusaza amafata. Ariko murabanye gusenye muri abana beza. Ukuntu bushwanyaguza hariya kabisa. Barikusi zataga Beach. Mana ukora bari ukora iki cyangwa n'ubuzagusanga hano. I'm captain of the boat. Uri kapiteni? Uri hariya ngo yitwa Musa? Mama, numvise kapiteni. Ni kapiteni. Nawe uri kapiteni. Dukora umurimo umwe. Okay. Kwako ahantu ni hanini. Hatagiye ba kapiteni benshi. Ariko nyene general none. Ni general wahani. General w'iki kiyaga turajya cyangwa ubwato turajya mu mazi gutya se tubaza dukuremo twicire mu bwato. Tubwire uko bigenda, wewe tubwire uko bigenda. Mutuko uko bigenda ngo mfite jacket, life jacket ngo umuntu agende ari safe afite umutekano. Ujya ndamutunguyemo na umutekano zidutega kwambika umukiriya wacu life jacket kandi koko kugira ngo tugende turi safe. Mumbaye imipantaro ngasigana na box yanjye biremewe cyane. Umucanga biremewe. Ushatse n'agatuza rwose wagashyiramo uburyo gym wayikoze. Welcome. Okay, so abantu badukurikiye ku Kigali News 5 twageze ku mazi.
abantu iyo bajya kujyana ba bantu bananiranye ibiyobyabwenge n'abaje bajya kubagorora iwawe ubwato bwabo buhagurukira he ubwato bwabo buhagurukira kenshi na kenshi muri marine kuko n'inzego z'umutekano babishinzwe ariko nyamuna abantu bakoresha ibiyobyabwenge abantu rwose mufata abana ku nguvu abantu mukora ibinyuranye n'amategeko ese koga hano biba byemewe hano biremewe ariko ushaka buno baratangira koga saa 10 baratangira koga kubera iki harimo umuhengeri umuntu utazi umuhengeri urimo kubera ko niyo masaha akarere kashyizeho kugira ngo birinde icyo bita umuvundo hano n'amabandi ya hato na hato haba n'amabandi buranga panaro bagashyize hano kwira ukajya kure usanga telefone yagiye cyangwa byose bikagendera hano ariko haba n'umuntu ushinzwe ko wabimusigira akazi hano haba hari abashinzwe umutekano mu mazi bareberera ibintu byabo bitaba bifite amakuru ibintu byawe n'ubibitse urumva uri muri risike yo kwibwa ariko bibikije hano umutekano uri furu ibintu byawe biba bifuru so turi hano no mu cyangwa n'abandi mujya mubona ujya mu mazi koga neza kagamo karyamamo kawisiga ariko yabyemeye no kuba hano hagararamo gutya biremewe byo ubu kuva nkanga ndamutse massage dukurikiye muri Kigali News 250 turacyatembereza mu mujyi wa Rubavu hano turi mu mazi nk'uko muri mu muragera mubibona harimo angaba byinshi bitandukanye harimo gaze metane harimo buri kimwe cyose ndetse n'ingabo zacu zihorana umurava zihorana ibyishimo mu kazi nabo baba barimo hano mu mazi bacunga umutekano wo mu mazi hari n'abandi baba bari mu bice bigiye bitandukanye ingabo zacu tugenda tuzisuhuza murabona hano tuvuye haraguru ni hano twiyanga kuba tuhagaze ariko mwabonye kugira ngo tubage uko byari bimeze iriya ni imisozi y'umuriro hakurya y'umuntu uzi Gisenyi bijyanye n'ifoto ikigaragara cyo uzi Gisenyi no kuba ufite amafaranga hello how are you hello what's up hello baba abanyamahanga baba abanyarwanda buri wese yisanga kuri aya mazi cyangwa kuri iki kivu buri wese yemerewe gutembera ariko wikumva yuko mu Rwanda nta hantu heza ho gutembera ariko tuributse amazi nta muntu ujyamo amazi nta muntu ujyamo kereka wayanywa warohama ushobora kurohama isya ariko ndabakuyanywa bisanzwe abamarine bajya kuzamura niyo mpamvu mubwira ngo hano koga nyine batubwiye ngo ushobora koga ariko bikoga mu masaha yagenwe na leta niyo mpamvu ubona abana abakuru hano niho hantu ho kurira amafaranga so wikumva yuko nta hantu ho kurira amafaranga hahari muri iki gihugu kandi dufite umudendezo ku muntu urimo koga ku muntu urimo aroga umuntu ari mu kigo mo hagati hasi batamutambura hari hakurya naho bita mwajyaga mwumva tamutamu abantu bari hanze bari Canada bari za Belgique abantu bari za France abantu bari muri South Africa mwese murabona ko ikivu ni cyiza ni ahantu heza dukura hano ku Isiyaka wibuke yuko tuhakura ibyo kurya byinshi harimo amafi hano baharoba isambaza urumva zivana mu kivu kandi ni ibiribwa bibasha kugera mu bihugu bitandukanye byo ku isi tumenye ko amafi yamaze kwambuka amafi yo mu Rwanda amaze gutunga mu bihugu bitandukanye ariko n'abadukurikira tubibutse yuko ahangaha niho hantu hari icyicaro nyamukuru cy'inzoga zose apana inzoga z'amarikeri rufuro ahangaha niho zibarira nabesha ushaka kwibaza mwa turiya tuntu twakoraga iki dore kwisambaza turiya tuntu turara tw'itundura n'iki ntabakubeshya na kare reba kariya kato ukagiye mushobora kwibaza ngo sa kato ntigandanyisha ariko so ahangaha ni ukuvuga ngo habera ibintu byinshi bitandukanye ushobora kubona umwana yoga ukabaza ngo umwana yoze gute umwana muto yemerewe kujya mu mazi hano abana mu mazi bimeze gutya so ntabwo ari bya bintu byo kuvuga ngo wenda ugiye muri pisine utazi koga wese wikubitamo hari amategeko nk'uko umuvandimwe yatubwiye agenga umuntu uza hano n'igihe umuntu aza kogera n'amasaha agiye atandukanye dore uriya mutinga ukuntu rero uriya mutinga wabonye ni nyinshi za kaboyi za kaboyi ziriya ziragurwa ziriya iriya ni iboro umukire ufite igipangu cye za kaboyi ziba ziri tayari
izi mbwa ashobora kuba arizo nazo zirinda n'amazi n'iwanyu. So cameraman urabekana hariya hakurya hari muri gaze metane harimo byinshi bitandukanye hariya hakurya urimo urareba ni muri Congo. Reba hari ahantu tuvuye uri kubona hariya urabona wamenya ko ari mu Rwanda se ntabwo wamenya ko ari mu Rwanda wamenya se ko u Rwanda rwubatse ariko hariya hakurya urabona amazu yacu ari muri Congo. urabona ko iriya misozi iri hakurya ni muri Congo hari za Goma za Bukavu na hehe zose ni hakurya ariko ukibaza ni ukuvuga ngo umuntu uje gutura aha ngaha ni umuntu nyine biba bigaragaye mukore subscribe kuri Kigali News 5 yanga mujye murya show ndabesha Lucky Promoter ushaka agomba kubikora byakongera byakora uno munsi twaraye muri akariyo karere turavuga tugomba gutaha tuberetse buri kimwe cyose nta muntu ugiyanywe amazi nta muntu ugiyanywe wayanywa warohamye ushobora kurohama isya ariko ndabakuyanywa bisanzwe abamarine bakabura niyo mpamvu mubwira ngo hano koga nyine batubwiye ngo ushobora koga ariko bakoga mu masaha yagenwe na leta niyo mpamvu ubona abana abakuru hano niho hantu ho kurira amafaranga wikumva yuko nta hantu ho kurira amafaranga hahari muri iki gihugu kandi dufite umudendezo tugeze ku muntu urimo koga tugeze ku muntu urimo roga umuntu ari mu kivumu hagati hasi ho tamutamura hari hakurya niho bita muri Tamutam mwajyaga mwumva Tamutam abantu bari hanze bari Canada bari za Belgique abantu bari za France murabona ko abantu bari muri South Africa mwese murabona ko ikivu ni cyiza ni ahantu heza dukura hano icyaka wibuke yuko hano twakura ibyo kurya byinshi harimo amafi hano baharoba insambaza urumva ziva hano mu kivu kandi ni ibiribwa bibasha kugera mu bihugu bitandukanye byo ku isi tumenye ko amafi yamaze kwambuka mu amafi yo mu Rwanda amaze gukurwa mu bihugu bitandukanye ariko n'abadukurikira tubibutse ko ahangaha niho ahantu hari icyicaro nyamukuru cy'inzoga zose apana inzoga z'amarikeri rufuro ahangaha niho zibarizwa ndabesha ushaka kwibaza ngo turiya tuntu twakoraga iki turiya tuntu turara tw'icundura n'iki naba nkubeshye nakorayo reba kariya kato ukagiye mushobora kwibaza ngo ese akato ntikandohanisha ariko ahangaha ni ukuvuga ngo habera ibintu byinshi bitandukanye ushobora kubona umwana yoga ukabona ngo umwana yoze gute umwana muto yemerewe kujya mu mazi hano abana hano baroga